n'amashusho hagaruka kuri iyi nama ngiye kukureka ugakomeza ukurikira rwose mu kanya gato cyane, ariko mbere yuko nkureka ngo ukurikire ayo mashusho unumve byinshi byatangarijwe muri iyo nama, ndagira ngo mbanze nyinyuremo mu buryo buvunaguye, na cyane ko ari abayobozi batandukanye bavuze n'ubundi utaraza gukurikira bose. Nahisemo ko ukurikira bamwe mu bayobozi b'umutekano wumva icyo basabye abaturage baturiye imipaka n'imirenge 3 ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abo baturage rero basabwe kugira amakenga mu rwego rwo kwirinda ko hari icyatuma umutekano wabo uhungabana, ndetse n'icyaturuka hakurya kikaba cyabahungabanyiriza uwo mutekano. Babisabwe rero n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba bwo kuri uyu wa kabiri bwaganirizaga abatuye muri iyo mirenge 3 n'Icyanzarwe, Bugeshi ndetse na Busasamana, yose ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nayo imaze igihe irangwamo umutekano muke kubera intambara imaze igihe isakiranya ingabo za hariya FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kinshasa nayo imaze igihe igaragaza ko ifite umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ikaba yanaruhungabanyiriza umutekano bijyanye no kuba irushinja kuba ari rwo nyirabayazana, cyangwa se ari rwo ngo rufasha umutwe kugeza ubu ngubu uri kugenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni umugambi kandi leta ya Kongo ihuriyemo cyo kimwe n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Lambert Dushimimana yabwiye abanyamakuru ko gusaba abaturage kugira amakenga biri mu rwego rwo kwirinda ko hari uwabaca muri humye aturutse hakurya akaba yabahungabanyiriza umutekano. Guverineri Dushimimana yanasabye abanyarubavu kandi kudakuka imitima, ahubwo bagakomeza imirimo yabo bijyanye no kuba rero umutekano w'igihugu cyabo urinzwe 100%. Abaturage nabo hari byinshi bagiye batangaza bagaragaza ko bizeye ingabo zabo 100%, ndetse bakanavuga ko umutekano wabo urinzwe, ariko kandi n'inzego z'umutekano hari icyo zasabye abo baturage. Reka nkuko natangiye mbigusezeranya nkureke ukurikire izo nzego z'umutekano wumva icyo zasabye aba baturage. Nta n'impamvu yo kugira ngo tujye muri ibyo, nta mpamvu yuko abanyarwanda aho tugeze aha iterambere dufite mu kanya batubwiraga imihanda n'ibindi byiza biri imbere, hanyuma turangiza tujye kuyobya ubwenge bwacu, tujye kuyobya urubyiruko. Kandi muzi yuko iterambere ryose rishingiye ku rubyiruko. Nambasaba rero yuko twese dufatanyije twabirwanya. Ikindi kikunda kugaragara hano ibintu bijyanye na fraude. Nivuga fraude ngira ngo abenshi bari burebe hasi, kubera yuko uyu murongo wose wagira ngo niwe fraude ni dutunze. Fraude muzi yuko ntabwo yemewe, kubera yuko itatuteza imbere. Ni ukuvuga ngo nitwemera fraude ikaza, wa wundi wacuruzaga agacuruza neza ntazabona isoko, ndetse na misoro twabonaga ituviramo ibitaro, ituviramo imihanda, ituviramo n'ibindi bitandukanye ntabwo tuzabibona. Nuba ngo nazajya ku muntu ku giti cye, ntabwo twese tuzayahura. Bivuze ngo rero turasaba twese dufatanyije twamagane fraude. Imyenda ya caguwa, inkweto n'ibindi bitandukanye, ndetse akanaziramo n'ibindi bitwangiriza ubuzima. Kunda cyane muri imirenge yacu Busasamana, Cyanzarwe na Bugeshi. Ariko sibyo n'ibyo, hari ubwo uzana fraude, uzana igipfunyika cya fraude utasatse, yinjije ahantu akaza agahisha, wamenya abaje mwiki. Cyane cyane yuko twego dufite umwihariko wacu wihariye. Ndavuga iyi mirenge yacu, muzi bihe twigeze kubamo mu gihe cyashize, ari utabizi igihe twabayemo cy'abacengezi, muzi umutekano twabuze. Noneho muzi yuko
n'ibisigisigi byabo bigihari. Ntabwo mubizi? Nimuzi ko bari hakurya FDL n'abandi bakora. Hari ubwo iyo uretse umuntu akinjira akazana ibyo bintu, kuki tumva ko yazanamo n'ibindi byatugirira nabi, atazanamo n'ibindi byaduhungabanyiriza umutekano? Murashaka yuko tuva muri iri terambere ryiza twari dufite hano? Abaturage beza, nibyo twifuza? Nibyo twifuza? Oya. Rero tutatifuza, mureke twirinde ibintu ibyo ari byo byose byinjira mu gihugu cyacu binyuze mu nzira zitemewe. Nubangu izo nzira baba banyuzemo ntabwo zemewe. Kuba zitemewe rero tugomba gufatanya twese tukazifunga tukabyamagana kugira ngo ejo bitazaduteza ikibazo. Sibyo? Ikindi navugaga cyane cyane muri off-road, hari byinshi biva hakurya nyine byazanaga iyo kanyanga cyangwa se izo nzoga zitemewe n'amategeko. Hari urwo rumogi ruza biza kutwicira ubuzima, ariko hari n'ibindi natwe tutwarayo bitari ngombwa, bishobora no kuduteza inzara, nabyo bigiye binyuze mu nzira zitemewe. Abantu bari gufatanyije twese hano dukwiye guhagarika ibyo bintu bitemewe n'amategeko, bitari no mu mico yacu ituranga. Hari ikindi nagira ngo mvugeho cyane cyane muri Bugeshi, ariko ndetse na hano kijyanye no gutema amashyamba, dutwika amakara dutwara hakurya. Nagira ngo mbibutse yuko nabyo bitemewe ko mu kwangiza ibidukikije, ndetse hari n'itegeko rihana umuntu uwo ari we wese wangiza ibidukikije. Mbasaba yuko ntabwo tuvuga ngo gutwika amakara ntibyemewe, biremewe ariko biherewe uburenganzira. Byaba ari ishyamba ryawe ariko kikaziririza kujya mu ishyamba ritari ryawe rya leta ukajya kuryangiza, kandi tuzi akamaro k'ibidukikije icyo bitumariye. Iyi mvura mubona n'ibindi byose iki kirere dufite nuko tuba twabungabunze ibidukikije, sibyo? Ikindi nagira ngo sozerezeho Gavana ni ikintu kijyanye no kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe, kunyura muri izi nzira za pani. Ndagira mbabwire yuko ni icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse harimo n'igifungo hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6, ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko itarengeje miliyoni z'amanyarwanda. Rero kuba duturanye n'abaturanyi tukaba nta kintu dufite kitubuza cyangwa se cyatuma ujya kwambuka bikugoye, ubwo ni ukwezi porasi boda ugenda ukambuka n'ahandi hose bisanzwe bikumva yuko ugomba kujyayo, umenye ko bitemewe n'amategeko. Ababikora mukwiye kumenya yuko murimo mukora ibyaha kandi bihana, ariko kubera ya miyoborere myiza b'abaturage bacu beza bumva bakumva ubuyobozi, twumva ko atari ngombwa kugira ngo tubahane. Ni byiza rero yuko tubahagarika, sibyo? Ndagira n'izindi magambo cyangwa natinze dufatanye. Ibyo nibyo bibazo cyane cyane tugunda guhura nabyo kandi bihungabanya umutekano wacu. Abasaba yuko dufatanyije twabirwanya kandi tukabirandura burundu, tukagira amahoro, tukabaho dutekanye, ibyo dukora bigatera imbere. Ikindi ni ikintu kijyanye n'ubujura. Ubujura cyane cyane bibanze mu myaka yacu, ndetse tubara amazu n'ibintu, nubwo bwose atari bwinshi ariko nabwo burahari, ni bimwe mu bibangamiye umutekano. Kandi dufatanyije twabirwanya kuko ababikora barazwi,
ntibazwi, dufatanyije tugatanga amakuru abo bantu bagafatwa, numva byadufasha kugira ngo turusheho kuba dutekana. nta n'impamvu y'uko umwe akwiye kuvunika ashaka imibereho noneho undi akaza agashaka guca mu nzira ya bugufi yo kugira ngo abone ibyo atabihiye. turabizi ni ababikora, ni abatuvamo, nabo tubana nabo, dufatanyije rero nabyo twabirwanya. niyo Kagame namunyemereye nagira ngo mvuge muri ibi byose twavugaga tubigizemo uruhare nk'abaturage, abayobozi. nzi ko hano harimo abayobozi b'amasibo, abayobozi b'imidugudu ndetse n'ab'imirenge turi kumwe, twese dushyize hamwe imbaraga ibintu twabirwanya bikaranduka burundu mu mirenge yacu. ariko twabirwanya gute? nuko amarondo yacu agomba kuba akora neza. ushinzwe gukora amarondo akumva yuko ari inshingano yishakira umutekano, ashakira umutekano umuturanyi we. hari ntuza tumaze kumenyera nk'abanyarwanda, aho dusaba buri umwe wese kuba ijisho rya mugenzi we, tugatangira amakuru ku gihe, sibyo? tukamagana ikibi icyo ari cyo cyose. dufatanyije rero numva yuko twabigeraho tukagira amahoro, tukabaho neza, tudakwiye kwemera. ubwo ndabwira ba mudugudu, ndabwira b'amasibo, nta sibo na rimwe rikwiye kumva yuko cyangwa rikwiye kwemerera yuko ibiyobyabwenge, forodi n'ibindi bica muri iryo sibo. tuvuze ngo ntabwo tubishaka, kuko ba bandi binjira hano, ababikura hakurya nta handi banyura. ntibanyura aho dutuye, ntibanyura mu midugudu yacu, ntibanyura mu masibo. tuvuze ngo ntitubishaka, ntibishoboka. kuki twemera kuba, reka muri rya jambo bajya bavuga kuba insina ngufi, cyangwa se kuba ntibindebe? ni ukuvuga ngo niba ibyo biyobyabwenge twavugaga, abo bantu bambukiranya imipaka mu buryo butemewe, abo bantu ba forodi n'abandi, kuki bakoresha isibo yacu kugira ngo banyuremo? kuki abo bantu tutabamagana? tubamaganye nta yindi nzira yaboneka, sibyo? ndagira rero ngo nsoze mbashimira cyane, babwira ngo tugire umutekano, tugire umutekano.